Reka nongere ngo ikaze gukurikiye Davis Entertainment muri aka kanya. Reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Nk'uko bisanzwe rero turagarutse n'amakuru yacu n'amakuru y'imyidagaduro tugenda atubagezaho buri uko bukeye n'uko bwije, tugira ngo tumenye uko bihagaze muri iki gisata cy'imyidagaduro. Ariko bwa mbere udusuye ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda atubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Tudatinze rero reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ku bitaravuzwe ku ndirimbo ya kabiri ya The Ben na Bruce Melody, aho bivugwa ko ari indirimbo yari yuzuye ibishego. Hari abajya kure rero bakavuga ko ihangana rya Itayiwacu Bruce na Mugisha Benjamin rirenze showbiz, ahubwo hari ikindi kintu cyaba kibyihishe inyuma. Abantu rero bakaba bazanamenya mu gihe kiri imbere, aho rero bisa naho babanye bacungana akujisho. Ku mugoroba wo kuwa kabiri ku itariki ya 30 Mata 2024 hasohotse amashusho agaragaza The Ben aberana na Bruce Melody ubwo bari bahuriye mu kiganiro press conference cyateguraga igitaramo cya East Africa Party cyabaye ku itariki ya mbere Mutarama 2020 muri Beka Arena. The Ben rero niwe muhanzi mukuru warugaragiwe n'abarimo Bruce Melody ndetse n'umuraperi Bushari ko rugezweho muri kiriya gihe yisunze Kenya Trap, Butera Knowless, King James, Bushari andi bumuntu ndetse n'umuraperi Riderman. Iyo ugerageje rero kumva ari amashusho yafashwe kiriya gihe ku itariki ya 31 Ukuboza 2019 The Ben na Bruce Melody bibukiranyaga igihe cyiza nyine bagiranye muri Uganda mu kabyiniro ka Guverinoma East African Party ya 2020 yari yahariwe abahanzi bo mu Rwanda gusa. Icyo gihe rero Mushoma Joseph uyobora East African Party yavuze ko cyateguwe mu rwego rwo kugaragaza ubushobozi bw'umuziki w'u Rwanda. Hari aho yavuze ati iki gitaramo ati navuga ko ari igipimo cy'umuziki wacu nk'abanyarwanda. Ati navuga ko ari igitaramo twifuje igihe kinini nyuma y'uko inzu y'imyidagaduro ijyanye n'igihe Beka Arena yari bonetse. The Ben rero yavuze ko yiteguye gutanga igitaramo cyiza kandi ko yiteguye. Ubwo Bruce Melody rero yarabajijwe yavuze ko yunga mu byo The Ben yaramaze kuba yavuga. Urukundo rero rwabo rwarakonje n'indirimbo ya mbere iranga muri 2017 rero nibwo The Ben yatumiye Bruce Melody barahura baraganira ndetse banagera ku biganiro byo kuba bakorana indirimbo. Iyi ndirimbo rero bagerageje kuyikora ariko ntiyabasha gusohoka ku mpamvu z'uko Bruce Melody yavuze ko zirimo ukurengagizwa na mugenzi we, kuko ubwo yajyaga kureba The Ben yasanze arimo kwikinira umukino wa PlayStation na Zizu Al Pacino. Mu biganiro n'itangazamakuru The Ben mu biganiro nyine n'itangazamakuru uyu Bruce Melody yakunze kumvikanisha ko The Ben yamusuzuguye mu buryo bukomeye cyane, ndetse aherutse no gusohora amashusho agaragaza ko ari we muhanzi ukomeye hagati ya The Ben ndetse na Meddy. ubwo yari ari mu kiganiro rero Mambo Mesito cya Radio Citizen yo muri Kenya, Bruce Melody yavuze ko indirimbo ya mbere yari yakoranye na The Ben yari yakozwe mu buryo bw'amajwi na producer Medi Beats ariko itigeze isohoka. Yavuze ko nubwo atari inshuti cyane nyine na The Ben ariko akunda indirimbo ye yise I'm in Love. Ati rero ibyo twabigerageje gusa nabonaga bitari nyine mu mujyo wabyo, asa n'utiteguye. Ati twarahuye tujya muri studio turi kumwe na Medi Beats, yarampamagaye ambwira ko twakorana indirimbo turahura, gusa ubwo nari mpagaze nabonaga ahuze cyane. Yakomeje agira ati rero nakoze ibyo nagombaga gukora, bamfata amajwi y'igice cyanjye ndagenda ntiyongera akumpamagara. Umunsi rero uzumva akeneye kuyashyira hanze ati nge nta kibazo ndahari. Ati akazi kanjye no muziki, nawe no umunyamuziki mwiza cyane ufite n'ijwi ryiza. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku itariki ya 10 Werurwe 2024 The Ben yiseguye kuri Bruce Melody avuga ko atiyizeho gusuzugura
nk'uko mugenzi we yabivuze ati niba naramuhamagaye nkigira mu byanjye ambabarire, ati njye siniyiziho gusuzugura, ati ubundi muhanzi iyo mugiye gukorana indirimbo habaho gufata igihe gihagije, ati ashobora kuba atarihanganye no kuba gahunda twahanye yaratinze, ati ntabwo rero nshobora gusuzugura umuntu. Akomeza agira ati rero iyo abahanzi bakorana uba ushaka ko hari icyo muhuriraho, mu gushaka guhuriza hagati rero habaho imbogamizi. Icyabaye rero si agasuzuguro, ati ahubwo Bruce Melody niba yarababaye musabye imbabazi. Mbere y'uko rero yerekeza mu bitaramo muri Amerika ku itariki ya 16 Werurwe 2024, Bruce Melody yabwiye The Ben kureka imikino ahubwo ngo igihe cy'akazi kigahabwa agaciro. Yavuze ko rero hari ibyo avuga abantu bakamutera amabuye ariko ngo biba ari ukuri, ati rimwe na rimwe rero hari igihe mvuga ibintu byabaye abantu bakagira ngo ndabeshya, ati biriya bintu yavuze ntabwo yabeshya 70%, ati The Ben yantumyeho abantu be, ati rimwe na rimwe nawe aranyivugishiriza, ati buriya rero sinjya mbiha agaciro cyane cyane nk'umuntu mukuru, ati ntabwo muruta ariko sintekereza ko imikino burya iza imbere y'imirimo. Yakomeje agira ati njye sinterwa ishema no kuvuga ngo narakinnye, ati hari kuba akazi, ati rero abyumve neza burya akazi karabanza, umuntu udakora burya ntanahembwa, ati kandi burya gukena biva ku kuntu umuntu yitwaye nyine agakora nabi. Bongeye gupanga no gukorana indi ndirimbo biranga muri 2019. The Ben yakoreye igitaramo gikomeye mu mujyi wa Kampala cyiswe Blankets and Wines, cyabereye ahitwa Rugogo Cricket Overall, kimwe mu bitaramo byamuhaye umubare munini w'abafana. Ubwo yari ari muri uriya mujyi rero yatumijeho Bruce Melody, barahahurira bahurira mu kabyiniro ka Guveno, bagirana ibiganiro byegejeje ku kwiyemeza kongera gukorana indirimbo. The Ben na Bruce Melody rero biyemeje ko bazasubukura umushinga w'indirimbo bakongera bagakorana. Waganiriye rero n'itangazamakuru yagize ati ubushuti bw'abahanzi bwamaze igihe nubwo bwaje kuzamo agatotsi, bahurira muri Uganda, byari biturutse rero ku butumire The Ben yarahaye Bruce Melody, bahurira mu kabyiniro ka Guvena biyemeza akongera gukorana indirimbo. Umunsi umwe rero mu mwaka wa 2021 Bruce Melody ari kumwe na producer Element Kenny Solo ndetse na Jado Akabanda wari umujyanama we, basuye The Ben ku irebero mu mujyi wa Kigali aho yaratuye. Rwa rugendo rugamije kwagura ubushuti bw'aba bombi. Mu rugendo rwabo rero bakaba bari bitwaje ibyo kunywa birimo na Hennessy. Ibiganiro byaroroshye rero kugeza ubwo batekereje ku kuba bakorana indirimbo isubukura iyo bari kuba barakoranye muri 2017 intisoke. The Ben rero wari wakiriye abashyitsi asanzwe azi guteka, yemeranyije na Bruce Melody kujya muri studio ya Country Record iherereye i Nyamirambo. Icyo gihe rero Element yarakibarizwa muri Country Records, ndetse hari imwe mu mishinga y'indirimbo ya Bruce Melody yarafite. Waganiriye rero n'itangazamakuru yagize ati bageze muri studio Bruce Melody yumvishije The Ben indirimbo yitwa Duce Agashene, yashakaga ko ariyo The Ben aririmbamo. Yari nziza rero ariko amagambo menshi ayigize akaba yarakomozaga ku bishegu, kandi The Ben isuwo mu murongo aririmbamo kuko ntabwo akunda kuririmba ibishegu. The Ben rero yumvaga indirimbo ari nziza ariko atemeranya nyine n'amagambo ayigize, birangira atabashije kuririmba muri iyi ndirimbo, bituma indirimbo yabo ya kabiri atarigeze ijya hanze. Kuva icyo gihe rero ubushuti bw'abahanzi bombi bwashyizweho akadomo. The Ben rero aherutse kuvugana ikiniga yumvikanisha ko bizafata igihe kinini kugira ngo umuziki w'u Rwanda ugere ku rwego buri wese awushakaho, mu gihe abawurimo badashyize hamwe kandi badahinduye imyumvire mu bijyanye n'imikoranire n'imibanire ya buri munsi. Ni ibintu rero uvuga ko bireba abafite
aho bahuriye n'uruganda rw'umuziki yaba abahanzi abanyamakuru n'abandi, kandi gushyira hamwe ntibivuze gusangira icyo kunywa cyangwa se icyo kurya, ahubwo no kugirana ibiganiro byihariye biganisha ku mubano. Yakomeje yumvikanisha ko buri wese akwiye kugira intekerezo zagutse, aho yumva ko iterambere rya mugenzi we ari naryo terambere rye. The Ben rero yashimangiye ko akunda cyane Bruce Melody kandi ko yabimubwiye imbona nkubone mu bihe bitandukanye bagiye bahura. The Ben rero yavuze ko yahuye bwa mbere na Bruce Melody mu mwaka w'ibihumbi 2017 ubwo yari akiri kumwe n'umujyanama we wa mbere. Icyo gihe rero bari bataragira n'igitekerezo cyo gukorana indirimbo. The Ben yagize ati naramuhobereye bimwe ajya avuga ngo naramukanze, naramuhobereye koko ndamubwira nti muvandimwe ndagukunda kandi ndatekereza ko uri umwe mu bafite amahirwe n'intangiriro nziza. Icyo gihe rero ahura na Bruce Melody yari ataragera ku bihangano byinshi kandi yamubwiye ko afite inkoni zamufasha kugera aho ashaka. Ati iryo jambo narimubwiye nti ufite inkoni, ati genda ukore ibintu bidasanzwe. Reka amakuru yacu tuyasoreza ahangaha, nkwibutsa ko iyi ari Davis Entertainment, aribwo bwa mbere ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru ajya atandukanye tugenda tukugezaho buri uko bukeye nuko bwije. Turagukunda cyane.